morale yacu iri hejuru, tumwakire kandi twishimye nk'uko twatangiye. Dukomeze. Yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose, umura abanyarwanda turabizi, Paul Kagame turi kumwe nawe. Thank you Kagame, 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 Paul Kagame turi kumwe nawe. Nitwebwe tukuze, abandi bose bakumenye bukeye, bakuye u Rwanda mu Eferi! Eferi! Banyamuryango turiteguye, turiteguye, turiteguye. Amadarapo hejuru turebe. Twese turahari, turiteguye. Nyakubahwa cyamani wacu rero arahageze, ndagira ngo mumfashe tumwakire. Abanyarwanda
mudugudu wa Rweru turakurata Kagame koko niwe ntwari ibereye u Rwanda ibi bikombe mubona hitamo bifite uwazanye ubumwe hitamo umutekano ni woke hitamo never again genocide hitamo demokarasi n'amajyambere hitamo Kagame Paul ni wowe hitamo va ku giti hitamo umuntu hitamo hitamo intwari Kagame hitamo hitamo intsinzi dufite hitamo ubuteganirije abawe hitamo Kagame Paul ni wowe hitamo ubuteganirije abawe hitamo Kagame Paul ni wowe azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye myiza byari byabananiye iterambere rirambye byari byabananiye demokarasi iwacu byari byabananiye ubumwe n'ubwiyunge byari byabananiye agacu iwacu mu Rwanda byari byabananiye mureke abarunze amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye kubakira amashuri byari byabananiye amavuriro iwacu byari byabananiye uburezi bw'ibanze byari byabananiye ngo abana bose bige byari byabananiye mureke abarunze amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'abarunze amagambo byari byabananiye umutore niwe utubereye abanyarwanda umutore niwe uzatugeza ku iterambere Paul Kagame umutore niwe utubereye abanyarwanda umutore niwe uzatugeza ku iterambere Paul Kagame nyakubahwa chairman tugihagaze turirimba indirimbo y'umuryango indirimbo y'umuryango
abanyarwanda nibwo buzaduhuza we ngaze FPR urengera u Rwanda umutekano usakare mu Rwanda we ngaze FPR urengera u Rwanda ubukungu bw'u Rwanda bugira agaciro we ngaze FPR urengera u Rwanda demokarasi yogere mu Rwanda we ngaze FPR urengera u Rwanda ikiremwamuntu cyubawe mu Rwanda we ngaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda aradekera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda we ngaze FPR urengera u Rwanda turwanye twese igitero ubuhunzi we ngaze FPR urengera u Rwanda twamagane ruswa no gutonesha we ngaze FPR urengera u Rwanda ubane n'amahanga ni ngombwa mu gihugu ngaze FPR urengera u Rwanda jenoside mu Rwanda twese tuyirwanye we ngaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda aradekera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda we ngaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda aradekera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda we FPR oye! Nyakubahwa chairman ukaba n'umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi turishimye murakoze cyane pe turabashimiye Nyakubahwa chairman tukimenya iyi tariki twarishimye ariko dusigara twibaza ngo izagera ryari ariko kuko imvugo ari yo ngiro twagize icyizere none koko imvugo ibaye ingiro wakoze n'ukuri Nyakubahwa chairman murakoze cyane murakoze Nyakubahwa chairman nitwa Hussein Bashima nkaba ndi umutoza mu ntore z'indongozi za Ruhango ntewe ishema no kuba nagiriwe icyizere cyo kuyobora iyi gahunda Nyakubahwa chairman iyi ni site ya Shogwe iriho abanyamuryango baturutse mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Muhanga aka Ruhango n'aka Kamonyi Nyakubahwa chairman nago turi twenyine turi kumwe kandi n'intore z'umuryango zaturutse mu gihugu hose zaje kwifatanya natwe kuko badukunda Nyakubahwa chairman turi kumwe kandi n'abahagarariye imitwe ya politiki yiyemeje gufatanya natwe iyo mitwe ya politiki ni UDPR PSD PR PDI PPC PSP PCR PDI nukuri mwahisemo neza Nyakubahwa chairman kubera imiyoborere yanyu myiza nukuri twese hano twageze kuri byinshi ariko kubera ko buri wese uri hano atabona umwanya ngo abibagezeho munyemerere ntumire Irene Mujawayezu atubwira ubuhamya bwe
murakoze nyakubahwa chairman. FPR oye! Chairman wacu oye! Kandi urashoboye, ntituzaguterana mu guteza kwacu imbere. Ni wowe nta wundi. Murakoze, nejejwe mu mutima n'uyu munsi abanyamuryango twese twahuriye hamwe kugira ngo twishimire uyu munsi wo kwakira umukandida wacu twihitiyemo kandi w'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nitwa Mujawayezu Irene, nkaba mpagarariye ababoshyi b'agaseke mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa, dutewe ishema ababoshyi ba Ruhango na Muhanga, dutewe ishema nuko ubana natwe mu buzima bwa buri munsi, kuko twibuka ko ari we wateje imbere agaseke bwa mbere kakava ku giciro cya 500. Agaseke niko kaguraga mbere, ubu kaba kageze ku giciro cy'ibihumbi 5 n'icumi. Twibuka rero ko wagiye muri Amerika ukavuganira agaseke kacu, hanyuma abanyamahanga barimo Abanyamerika bakamanuka baje kukareba, bityo igihugu cyacu kikagwiza amadevize. Ni wowe nta wundi. FPR oye! Demokarasi. Ukimara rero kukavugira muri Mesizi mu karere ka Ruhango, tumaze kugira abashoramari baza kutugurira ako gaseke bageze kuri 5, nibyo kwishimirwa. Nyakubahwa chairman wacu, ndagukumenyesha ko kukavugira byatumye umunyaruhango umwe muri koperative yacu ahaguruka akajya mu Budage i Berlin, akazana igikombe kigakura u Rwanda ku mwanya wa 13 rwari ruriho, kikaruzana ku mwanya wa mbere. Ibyo ni ibyo gushimirwa. Kagame Paul oye! Sobanutse kandi urashoboye, ntuzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ni wowe nta wundi. Ibyo byose ni wowe tubikesha. Ubu rero ndakumenyesha ko agaseke ka Ruhango kari muri bimwe mu birwanya ubukene mu gihugu cyacu. Ubu ngubu ababoshyi bashobora kwishyurira abana babo amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, bamwe bageze no mu mahanga kubera ubushobozi buva mu gaseke. Ubu kandi amahoteli yo mu Rwanda ateguye neza kubera agaseke ko mu Ruhango. Iyo ugeze muri Marriott usanganirwa n'umuteguro mwiza uva mu gaseke ka Ruhango. Iyo ugeze kuri Muhazi uhasanga ubwiza buri mu gisenge Abanyaruhango bubatse. Ibyo byose ni wowe tubikesha, nta wundi. Ni wowe nta wundi. Nyakubahwa chairman wacu, ubu muri koperative yacu
abanyamuryango babiri babashije kujya muri Amerika babitewe n'agaseke kubera ko wakavugiye. Abandi babiri babashije kujya i Burayi. Muri abo babiri rero nanjye ndimo, nagiye mu gihugu cy'Ubuholandi. Twishimira rero ibyiza ukomeza kutugezaho kandi turacyabitegereje. Ntabwo turasoza kugushakamo ibyiza kuko tubikubonamo ubifitiye ubushobozi. Twishimira rero byinshi twagezeho. Ngewe uhagaze aha ngaha navukaga mu muryango uciriritse w'ubuhinzi buciriritse, tugakora umwuga wacu duhinguye. Kubera imiyoborere myiza byatumye natwe tujya mu makoperative, twishyira hamwe nubwo byari bigoye, ariko amakoperative yaradufashije n'ubuyobozi butuba hafi. Dukoreramo ubumwe n'ubwiyunge, ubu turi kumwe, turinda umunyarwanda. Twageze kuri byinshi bishimishije, birimo gutanga ubwisungane mu kwivuza, birimo twishimira byinshi, imiryango yacu imerewe neza. Nyakubahwa chairman wacu, ubu umugabo ufite umugore w'umuboshyi aranezerewe kandi arasusurutse. Nanjye rero uhagaze hasi nari nkwiye kuba mpahagaze, ariko kubera imiyoborere myiza, kubera ijambo wahaye umugore, nanjye mpagaze aha nshima ibyiza watugejejeho, kandi nkumenyesha ko tukuri inyuma. Itariki n'umunsi turabizi, intego ni ya yindi, ni ku gipfunsi. Igikumwe cyacu, ababoshyi, imiryango yacu, abagabo bacu n'abana bacu, igikumwe cyacu ni ku gipfunsi. Dushimira kandi uburyo waduhaye ibitaro byiza. Ubu ababyeyi bacu baranezerewe, baravuga ukuntu abacuze barifuza nabo kubyarira muri etaje. Ibitaro waduhaye i Kabgayi bibyariramo, bishobora kwakira abagore 400. Ubu abaturage babandi bahahandi mu misozi bose baruri etaje bakajya kubyara. Nyakubahwa warakoze, Imana iguhe umugisha. Nge rero uhagaze aha nanjye ntago nasigaye inyuma, kuko nabashije gutura neza, ndetse sinjye gusa na bagenzi banjye. Ubu ababoshyi tugeze mu rwego rwo kwiyubakira inzu zifite ibisenge nk'izo wayunyuraho hariya muri Muhanga. Natwe ntitwasigaye inyuma, turi imbere mu iterambere nk'abandi bakozi bose. Tunejejwe kandi nuko tugiye kugutorera iyi manda yindi, kandi twifuza ko tuzubaka n'inzu zigeretse, kuko tuzi ko udushyigikiye kandi ntacyo tuzakuburana. FPR oye! Demokarasi. Chairman wacu oye! Usobanutse kandi urashoboye, tuzagutora mu guteza igihugu cyacu imbere. Ibyo twagushimira ni byinshi, nawe ubyiziho wakoze ku mugore, ariko twebwe abagore bo mu cyaro tunezezwa nuko tugera aho abandi bari tugafata ibyemezo. Nanjye ndi umwe mu baje kwishyirira ijwi kuri wowe muri convention.
ibyo nabyo ndabigushimiye. Ntabwo wa muturage waturukaga hariya hasi mu misozi wahingaga ubuhinzi buciriritse, ntabwo nari nzi ko nzamenyekana, ntabwo nari kugera ahangaha, ariko nibyo kwishimirwa. Ubuyobozi bwiza bwawe rero buduteye ishema, niyo mpamvu twifuje gukomezanya. Ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, nta wundi. Itariki ni ya yindi, intego ni ya yindi, igikumwe cyacu ni ku gipfunsi. Imana ibahe umugisha. Mutore cyane akunda abanyarwanda, Kagame Paul u Rwanda yakoze neza. Mutore cyane akunda abanyarwanda, Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza. Mutore cyane, mutore cyane akunda abanyarwanda, Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza. Mutore cyane, mutore cyane akunda abanyarwanda, Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza. Mutore cyane, mutore cyane akunda abanyarwanda, Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza. Mutore cyane, b'abanyarwanda inkoni y'urukundo, iyo urwango burya nshuti ntibaho. Yatugabiye inka tuva muri nyakatsi, Yesu waguhaye amata yakwima iki kindi. Mutore cyane, mutore Efari! Efari! Murakoze cyane, murakoze cyane. Nyakubahwa Chairman, ibyo twavuga ni byinshi. Uyu mubyeyi ibyo avuga, hari abandi benshi cyane bavuga n'ibirenze byo. Ariko Nyakubahwa Chairman, ibi byose tubikomora mu muryango. Iyo ufite umuryango mwiza ugira inshuti. Inshuti kandi ziranagusura. Niyo mpamvu muri aka kanya kagira ngo duhe umwanya uhagarariye imitwe ya politiki uri hano, Bwana Pio Nzeyimana, Chairman wa UDPR. Karibu. Mutore cyane akunda abanyarwanda, Kagame Paul u Rwanda yarwubatse. Murakoze cyane. FPR oye! Nyakubahwa Chairman w'umuryango Paul Kagame oye! Mwishyaka IDPR dufite indamukanyo igira iti gira Paul Kagame, tugasubiza tuti ijambo riduha ijambo. Gira Paul Kagame, gira Paul Kagame. Nyakubahwa Chairman w'umuryango FPR Inkotanyi, mukaba n'umukandida wacu, Nkotanyi mwese muri hano, nimugire Paul Kagame. Nishema n'amahirwe mpawe ngo ngaragarize abanyarwanda impamvu ishyaka IDPR ryahisemo kwifatanya n'umuryango FPR Inkotanyi no gushyigikira umukandida wacu Paul Kagame mu matora ya 2024. Nyakubahwa Chairman, ishyaka IDPR tubakesha byinshi. Munyemerere mvuge bike mu bikorwa by'ubutwari mwakoze n'ibyo mukomeje gukora u Rwanda n'amahanga. Kwikubitiro mwabe urugamba rwo kubohora u Rwanda ngo dusubirane uburenganzira twese ntawe uhejwe. Mwahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 amahanga arebera. Mwaduhaye umutekano, iterambere, imibereho n'imyiza n'ibindi abanyamahanga bagitangarira.
ayo mahoro mwageje n'imahanga aba Cabo Delgado, Central Africa, Sudani n'ahandi bambera bahamye. Ubakesha gusinzira ubutwari bw'umukandida wacu Kagame Paul. Murakoze cyane. Mwakiriye impunzi n'ayimukira abaturutse muri Libya ndetse mwiteguye kwakira n'abandi bari mu kaga nkako ngo murengere ubuzima bwabo mu gihe hari abakijijinganya birengagiza ibikorwa byiza byanyu byivugira kandi bigaragarira buri wese. Bakwirakwije ibikorwa by'iterambere mu Rwanda hose. Uruganda rukora sima mwatuzaniye rwubatse hirya aha, urugomero rw'amashanyarazi rwa Mushishiro ni ingero nziza zimaze kugira uruhare rugaragara mu bukungu bwacu twese by'umwihariko abanyamuhanga. Tumaze imyaka 30 turi mu mahoro, ituze n'umutekano. Aya mahirwe dufite ubu, ubwitange ntageranwa bw'inkotanyi nibwo dukesha uyu mudendezo. Ibi byose n'ibindi ntavuze ni wowe tubikesha nyakubahwa kandida wacu Paul Kagame n'umuryango FPR Inkotanyi. Tukaba ari byo twashingiyeho twongera kubagaragariza icyizere tubashyigikira mu matora ya 2024 ngo abanyarwanda twongere tugira amahirwe yo kuyorwa na Rudasumbwa Kagame Paul. Ndongera gusaba abayoboke ba IDPR nkangura n'abanyarwanda bose kuzagutora nta usigaye inyuma. Nk'uko ishyaka IDPR ryiganjemo abajene, munyemerere nibutse urubyiruko inama nziza umukandida wacu ahora tugira. Dukoresha ikoranabuhanga neza, tunyuze ku mbuga nkoranyambaga, tunyomoza abasiga icyasha urwatubyaye, tugaragaza ukuri nyako. Rubyiruko urwo rwama ntiruzaturanire. Nyakubahwa Chairman, ishyaka IDPR twitege gukomeza ubufatanye n'umuryango FPR Inkotanyi mu gushyigikira ibyo mumaze kutugezaho no gufatanya mu bindi bishya mutegurira abanyarwanda. Nyakubahwa Chairman, nk'uko nabivuze, ishyaka IDPR twarabashyigikiye, turabashyigikiye kandi tuzaba tubashyigikiye. Mbifurije urugendo rwiza rugana ku ntsinzi, mbifurije intsinzi idasubirwaho. Reka nsaba abanyamuhanga, Muhanga, Ruhango, Kamonyi, tuzatora nde? Tuzatora nde? Amajwi angahe? Paul Kagame oye! Kandi urashoboye, ntituzagutererana. Murakoze cyane. FPR oye! Murakoze cyane, turagushimiye mushyitsi wacu, n'ubutaha muzagaruke. Kwa Chairman, tugeze mu mwanya mwiza, nagira ngo ntumire umunyamuryango Marie-Rose Mureshyankwano kugira ngo aze akomeze guhamya ibigwi byanyu nyakubahwa Chairman. Twongeye kukwishimira kuba wongeye kugaruka iwacu mu ntara y'Amajyepfo. FPR oye! Paul Kagame oye! Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Chairman wacu umuryango FPR Inkotanyi, mukaba n'umukandida wacu. Nejejwe n'uyu mwanya mpawe kugira ngo mvuge ibigwi byanyu. Ariko abanyamuryango, nshuti z'umuryango, murambabarira nta ibigwi bya nyakubahwa Paul Kagame ni byinshi cyane, ni birebire cyane. Ntabwo nabivuga mu minota mike ngo mirangize.
ndavuga bikeya ariko by'ingenzi. Banyamuryango, baturage ba Kamonyi, Muhanga na Ruhango, hari icyo tutakwirengagiza. Muribuka ko tumaze imyaka 30 nta munyarwanda ugenda bundabunda ngo baramumaza ubwoko. Twese turi abanyarwanda, muzatorane, muzatorane. Wabuzwa n'iki kumutora ariko? Wabuzwa n'iki kumutora? Reka mbabwire, nababwiye ngo ni byinshi kubirangiza ntibyoroshye. Reka mbere hera kamera mundiza. Reka mbere mundiza, abo mundiza mwaje. Abo mundiza muri hehe? Ayiwe, turibuka mundiza urugendo rw'amaguru. Abantu bakoraga bava mundiza kugera hano Muhanga bakakoresha amasaha hagati y'8 n'10 n'amaguru. Ariko nyakubahwa Paul Kagame bakora imihanda. Abo mundiza muzatorane. Nibyo gusasa mundiza. Abo mundiza nta bitaro bagiraga, kwivuza byarabagoraga. Nawe reba kugira ngo bakohereze mu bitaro uve mundiza uzani Muhanga. Ariko uyu munsi nyakubahwa Paul Kagame yabubakiye ibitaro bisobanutse bya Nyabikenke. Muzatorane, tuzatorane. Ariko ntiyibagiwe n'amashuri, ntabwo yibagiwe n'amashuri. Mundiza hari ishuri ry'icyitegererezo rya TVET cyangwa se ry'imyuga. Urubyiruko muzatorane. Reka tugere mu bikorwa remezo. Imihanda mu turere twose, mu karere ka Ruhango hari imihanda ya kaburimbo yakozwe mu mujyi. Ariko ubwo ngeze Ruhango, reka mvuge n'amashuri za kaminuza zubatse mu Ruhango. Abanyaruhango murahari? Abanyaruhango muri hehe? Ruhango, nyakubahwa cyamani, ni Imana kuko yamuduhaye. Yari cyaratekereza aravuga ngo ariko abaturage bo mu Mayaga ureba bayeho bati? Imyumbati yari yacitse yarangiye, adushakira imbuto. Abanyaruhango muri hehe? Imbuto z'indobanure z'imyumbati. Murakoze. Ariko ntiyarekeye aho, aravuga ngo Abanyaruhango bakeneye no gukirigita ifaranga. Abantu bo mu Mayaga bagomba kugira amafaranga. Abazanira umushinga witwa Amayaga Atoshye, Green Amayaga. Hakozemo abakozi, wakoresheje abakozi. Reka mbabwire, ubanza mutari kumva ubudasa bwa nyakubahwa Paul Kagame. Namwe mwibaze, yazanye uwo mushinga wa Green Amayaga cyangwa se Amayaga Atoshye. Hashorwamo amafaranga za miliyoni na za miliyari. Hakoramo abakozi barenga 10,000. Ariko ikiruta ibindi byose bwa budasabwe, umuturage akajya gutera ibiti by'imbuto ziribwa mu murima we kandi bizabibye kandi akanahembwa. Nta wundi wabikoze ninde? Kandi uwo mushinga ntabwo ukorera Ruhango gusa, ukorera na Kamonyi, ukorera na hano muri Muhanga, ukorera na Nyanza na Gisagara n'ahandi. Abo majyepfo muzatorane. Ariko nyiri ku mihanda hari ahantu ngiye kwibagirwa, ngiye gusimbuka. Hari umuhanda ukomeye wa kaburimbo uri mu karere ka Kamonyi. Uri mu karere ka Kamonyi, uriya muhanda uva Ruyenzi ugacirunda ukazagera mu Nkoto. Abanyakamonyi murahari? Banyakubahwa, umunyakamonyi, umubyeyi wo muri Kamonyi w'umuturage yari yiviriye mu muganda. Hanyuma ibyiza biramurenga, yuzuye umwuka w'iterambere, arahimba, arerekwa, arahimba, aratura, aravuga ngo tuzamutora Kagame. Nabunze amagambo byari byabanani, tuzamutora Kagame.
naho abunze amagambo byari byabananiye. Iyi ndirimbo ni umubyeyi w'i Kamonyi niwe wayihimbye yuzuye umunezero w'iterambere bagezeho. Abanyakamonyi muzatorane, tuzatorane. Ikindi, amazi meza. Ubudasa bwa nyakubahwa Paul Kagame burakomeye. Nyakubahwa chairman wacu, buri ingona zari zitumereye nabi zirya abaturage kubera kujya kuvoma ibiziba mu migezi, ariko baduhaye amazi, nta muntu kiribwa n'ingona. Tuzatorane, tuzatorane. Amashanyarazi bari baraduciriyeho iteka za leta za kera, navuze ngo amashanyarazi ntiyakwambuka Nyabarongo, ariko ibidashoboka Kagame yarabishoboye. Ngo ibidashoboka tuzatorane, tuzatorane. Paul Kagame ngiye gusoreza ku kintu navuze ngo ni byinshi ntabwo nabirangiza, ariko reka ndeba abagore. Umutima w'urugo muri hehe? Abagore muri hehe? Abagore muri hehe? Muri hehe se mwamfura mwe? Murakoze. Abagore dufite ibanga na nyakubahwa Paul Kagame. Yaravuze ngo nta mugore w'umunyarwanda ugomba gukomeza gupfa atanga ubuzima, gupfa byara. Muzatorane. Ngo nta mwana ugomba gupfa avuka. Muzatorane. Atwubakira ibitaro by'icyitegererezo, inzu y'ababyeyi y'icyitegererezo mu gihugu hose iri hano i Kabgayi. Abagore bajyaga kubyara bakaryama ku gitanda ari babiri. Mwarabyibagiwe? Baryamaga ku gitanda ari babiri. Aravuga ngo hoya, ngo hoya. Atwubakira iriya nzu y'ibitaro by'ababyeyi ifite ubushobozi bwo kwakira ababyeyi barenga 400 icyarimwe. Nimubyare nababwira iki? Muzatorane, muzatorane. Rero ibyo nyakubahwa Paul Kagame yatugejeho ni byinshi. Mvuga iki? Hari ibiraro nibagiwe imihanda y'imigenderano y'ibitaka. Imihanda y'imigenderano yubatswe mu turere twose, Ruhango, Kamonyi na Muhanga. Harimo ikiraro gikomeye kinini cyane cya Mukunguri hafi ya rwa ruganda rukora umuceri. Hariho uruganda rutunganya umuceri muri Ruhango. Yemwe banyamuryango, navuze byinshi, ariko murabizi twasabye umugeni. Ngo twasabye iki? Twasabye iki? Mwasabye umugeni, mwafashe irembo, murakwa, muramwemererwa, arahibereye. Rero reka musabe anyemerere mubamurikire. Mwakoze kuntega amatwi. Muraho, muraho. Abavuye Muhanga, Ruhango, Kamonyi, muraho cyane. Ariko kera nubakiye ku byo muri Shankwano yavugaga, abantu bajyaga baramukanya mu bintu byinshi. Baramukanyaga
waravugaga ngo ngira nkugire. Byagiye he ariko ko ntakibyumva cyane ngo ngira nkugire. Aha, ubu nibwo bikwiriye kuba bivugwa ahubwo. Ndabaramukije rero cyane, ndabarashuhuje, ndabashimiye, ndishimye rwose kuza kubana namwe uyu munsi. Mwakoze kandi kwitabira uyu munsi muri benshi. Birerekana ko umugambi wacu wo ku itariki 15 z'ukwezi gutaha tuwumvikanaho twese. Guhitamo neza impamvu ni nyinshi ariko zumvikana cyane. Erega hari urugendo tumazemo imyaka 30. Urugendo rwo guhindura amateka, rwo guhindura isura y'igihugu cyacu. Isura yabaye mbi cyane, amateka yabaye mabi cyane. Inshingano dufite rero ni uguhindura ayo mateka n'iyo sura, tukaba abanyarwanda bazima dukwiriye kuba bo, tukiyubaka, tukubaka igihugu cyacu. Iyo niyo nzira tumazemo iminsi, niyo nzira tukirimo. Aho dushaka kujya ntabwo turahagera, haracyari kure cyane. Ariko urugendo turarugerereye, hari aho tugeze hashimishije, ntabwo bikwiye gusubira inyuma rero. Ibyo ndabivuga mbwira abanyarwanda bose, ntabwo ari FPR gusa, abanyarwanda bose. Ibyo bemera ibyo ari byo byose bindi, aho baturuka hose. Bamaze kubabwira mu kanya imitwe ya politiki ifatanya na FPR. Umwe muri bo wari ubahagarariye yaje hano aravuga. Biriya ni byiza, birashyira abanyarwanda hamwe. N'abandi ariko badafatanyije na FPR bafite ukundi bumva ibintu byagenda, nabo turabifurize neza. Turabifurize neza kugira ngo ikizadutandukanya kizabe ibikorwa buri wese afitemo inyungu ndetse nabo. Ndagira ngo rero nshimire iyo mitwe ya politiki twafatanije, tugifatanije n'ubu. Ndabashimira cyane. FPR aho yahereye yubatse icyizere muri mwe. FPR bagirira icyizere, muyigirira icyizere. Niyo mpamvu ibyo twubatse bigaragara kandi dufite inshingano yo gutuma biramba
tuzongeraho n'ibindi ndetse ibyiza birenze biri imbere. N'abandi bafite uwo mugambi rwose turabifuriza neza, ubwo tuzagaragarira mu bikorwa, tuzahiganirwa mu bikorwa, hanyuma nimwe muzajya muhitamo igihe cyose. Njye rero nk'umukandida wa FPR naje hano kubibutsa, kubashimira icyizere no kubabwira ngo nk'uko mbona ariko mubibona, dukomeze ibyiza twakoraga byubaka igihugu cyacu bidasize umunyarwanda uwo ari we wese inyuma, ahubwo buri wese abigiramo uruhare. Nagira ngo rero mbabwire ngo muri kuriya guhitamo ni uguhitamo gukomeza inzira turimo, ni uguhitamo ndetse kurushaho umurego n'intambwe kugira ngo tugerageze twihute, kuko aho dushaka kugera tutarahagera. Murakoze cyane. N'ubundi ibi biranshimishije kuba ari mwe mbibwira abanyaruhango, abamuhanga n'abakamonyi. Twikomereze rero twiyubake. Hari n'uwavuze hano ibikorwa bimwe bimaze kugera hirya no hino, baravuga gusa ngo mubyare mugwize, sibyo? Nababwira iki rwose? Nanjye ndi kumwe n'uwababwiraga rero icyo tuvuga ni ukubaka u Rwanda rw'umuryango munini. U Rwanda rwitwa ko ari ruto mu buso bwarwo, ariko muri politiki ya FPR ntabwo ari ruto kuri ba nyirarwo uko baba bangana kose. Abanyarwanda murabizi, kera hariho politiki yavugaga ngo abari hanze bigumire hanze nk'impunzi, kubera ko n'ubundi ntibafite aho bajya. Politiki ya FPR yarabihinduye. Nta muntu ukwiriye kuba impunzi. Buri munyarwanda wese ari uyu munsi umubare wacu ari mu myaka 20 iri imbere, umubare wacu uko uzaba ungana kose uzakwirwa mu Rwanda. Kugira ngo abantu bakwirwe mu gihugu nk'icy'u Rwanda cyitwa ko ari gito ndetse bagakwirwamo ari benshi, birashoboka, ariko bifite icyo bisaba. Bisaba gukorera hamwe, gukora ibigezweho,
kubikora neza u Rwanda rugatunganirwa. Iyo u Rwanda rutunze, iyo u Rwanda rufite abarwo bafite ubumenyi, bafite amikoro, bagejejweho no gukora neza ibyo bakora, bafite guhahirana n'amahanga, bafite ibyo batwarayo, bafite n'ibyo bavanayo, urwo Rwanda rukwirwamo buri wese ukwiriye kuba rurimo. Niyo politiki ya FPR, niyo politiki yanyu, yacu, n'abandi batari hano ariko b'Abanyarwanda. Niyo politiki tubifuriza, sibyo? Turumvikana? Ndabashimira rero ubufatanye, icyizere twagiranye iyi myaka yose, mu Rwanda rukaba harangwa n'umutekano, u Rwanda rurangwa n'iterambere rigenda ryihuta bitewe n'aho tunavuye kure cyane. Ibyo kubisezeranya ngo niyo nzira yindi tugiyemo nyuma y'itariki 15 muri iriya myaka 5 iza, byo biroroshye yo kubisezeranya, nuko mbafitemo icyizere ngo turi kumwe muri ibyo bikorwa dushaka kugeraho. Turi kumwe. Iyo nzira rero yo kuba kumwe ni iyo ngiyo ituma ibintu byose bishoboka. Bantu ba Ruhango rero, bantu ba Muhanga, bantu ba Kamonyi, n'ababyeyi bari hano nababonye, hari abana batoya bari hariya, cyane cyane urubyiruko mwebwe, abakobwa, abahungu, icyo FPR yakoze, yatunganyije umusingi muzashingiraho mwubaka ibirenze n'ibyo abakurambere banyu bagezeho. Mwe mugere ku bindi byinshi imbere, sibyo? Kandi mwumva ko bishoboka rero. Ukunda igihugu, n'ukunda FPR, n'ukunda demokarasi, ubumwe n'amajyambere, aba yikunda. Ntituzategereze rero nk'uko bigenda bigaragara aho tuvuye n'aho tugeze ubu ngubu. Ntimuzategereze kubeshwaho n'ubakunda wundi. Ubakunda wundi simuzi jewe. Wundi mvuga, ubakunda wundi mvuga ntazi uwo ari we, hari uwamumenya hariya. No hanze, abo hanze turafatanya gusa.
turafatanya turumvikana ariko ntimuzategereze uwo hanze ubakunda ubabeshaho muzibesheho ndetse ahubwo nibishoboka twakoze neza twageze aho dukwiriye kuba turi mu gihe runaka abo bahanze ahubwo natwe tubabesheho tube abashobora kunganira abandi kubaho kurusha ko batubeshaho ibyiza rero biri imbere ndetse ibyiza biri mu guhitamo gutora neza uwo muzatora musanzwe mumuzi mwamumenye ubwo ikindi nababwira ikizi nawe bazagerageze bumva afite tuzabahiga sibyo mugire ibihe byiza mugire ubuzima bwiza mugire amahoro y'Imana murakoze cyane Nyakubahwa chamani wacu haye murakoze cyane murakoze cyane murakoze 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 Nyakubahwa chamani turabashimiye ku ijambo ryiza mutugejejeho ni ijambo ritugaruramo icyizere byongeye kuduha kandi kubona ko twahisemo neza ni wowe nta wundi Nyakubahwa chamani mwaratugabiye none n'ubu muratugabiye n'ukuri tuzabitura bikumwe byacu ubu turabibitse kuko kuri 15 bizakora akazi neza Nyakubahwa chamani nkurahire wallahi tuzagutora 100%. Mu gusoza tubashimira Nyakubahwa chamani tugiye kwinjira mu gitaramo kandi igitaramo tugiye kwinjiramo ni ikituganisha mu nzira zo gukomeza ibyishimo gusa turaza kubaherekeza dufatanyije twishimira ibyo twagezeho dukomeza no kuvuga tuti itariki ni ya yindi ni kuri 15 tukazashyira igikumwe aho gikwiye kuba kijya FPR oye murakoze cyane Nyakubahwa chamani uwangabiinkawe uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturindi uzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwangabiinkawe ndacyakarankunda yangabiinkawe ndacyamukashya yangabiinka nziza ngo ndinganire n'abandi ndacyamutashya urahurahura nkaho uwangabiinkawe ndacyagutashya uwangabiinkawe uzongera ungabire wambaye inka
nkayineza mwiturire indinda iragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo ruhanga binkawe ahubwo rero uwo ni rwa ryiza baganga rwanga arambugura nzo kurwana mwiza nuko mbere ndakuza ngo utabagira icumu ngo nzayikumukunzi ndacyamutashya urahurahura uwanga binka we ndacyagutashya uwanga binka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indinda iragira cyane ni mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwanga binka we yanga binka nziza ngo irangamirwe na bose ndacyamutashya uri inkumburwa iyi nkumbuzi uba mwiza wanga binka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indinda iragira cyane ni mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo wanga binka we yanga binka nziza ngo izakamira umuryango ndacyamutashya isine ya mwiza ikabirongo y'izindi wanga binka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indinda iragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo wanga binka we bigarama rwangara ndaririmba umugabo akarugamba warwana aririmba mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane
ku mutekano dutore Kagame ni umuyobozi mwiza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane Mungeri we ko waboye abanyarwanda Mungeri we ukiza abari bababaye Mungeri we nta nyunguzi utegereje Mungeri we ubwitange bukomeye Mungeri we watubereye urugero Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we wamamiye mucogeje Mungeri we Kagame Mungeri we wamamiye mucogeje Mungeri we undagukora yabane Mungeri we yibutse icyenda na kane Mungeri we agahanga kiri ibyakozwe Mungeri we akareba jenoside Mungeri we uko wayihagaritse Mungeri we Kagame Mungeri we wamamiye mucogeje Mungeri we Kagame Mungeri we wamamiye mucogeje Mungeri we unkimara kubyemera Mungeri we bya bindi twari twasabye Mungeri we twese abanyabugesera Mungeri we twabinye intsinzi burajya Mungeri we Kagame Mungeri we wamamiye mucogeje Mungeri we dukomeze twishime amadarapo hejuru twishime dukomeze twishime ku giti hitamo dore umuntu hitamo intwari Kagame hitamo intsinzi dufite hitamo ubuteganirije abawe hitamo Kagame Paul ni wowe hitamo ubuteganirije abawe hitamo Kagame Paul ni wowe hitamo urabubonye ubukire